reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Nanabaha ikaze mu nkuru y'urukundo rwa GAViN na NiCOLE igice cya 9. Ubwo duherukana ngira ngo murabyibuka neza ko twasize Irish kakana ka NiCOLE bamaze kukagonga. Reka dukomeze inkuru yacu. Gusa ariko narahatangira reka mbanze nanone nifurize umuntu wese ufite umukunzi cyangwa se ufite umuntu bakundana, mubwire ni Happy Valentine's Day cyangwa se umunsi mwiza w'abakundana kuri wowe. Uyu munsi wa Saint Valentin kandi ukaba umunsi mwiza cyane hano kuri Alpha Samu, bitewe nuko twebwe murabizi neza ko kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere hano twimakaza urukundo, akaba ari kandi ariyo ntego yacu twebwe. Twishimira kumva yuko byanga bikunda ibintu dukora ngaha hari umuntu umwe cyangwa babiri bifasha, cyane ko buri munsi najya nsiba gutanga amasomo y'urukundo hano mu nkuru ntambutse hano za buri munsi. Nanone kandi ushobora kuba ufite umukunzi ukaba wifuza kuba waha nk'umukunzi wawe Imana ariko ukoresheje amagambo. Muri aka kanya rero, mbere yuko nangira inkuru y'urukundo ya GAViN na NiCOLE igice cya 9, naguteguriye ubutumwa butanu wabwira umukunzi wawe hano kuri uno munsi w'abakundana. Murabizi neza yuko mbabwira ko mbakunda buri munsi, namwe kandi murabimbwira muri comment umunsi ku munsi ko mu nkunda. Sasa uyu munsi ni umunsi w'abakundana kandi ubwo birumvikana yuko ngiye namwe dukundana. Njyewe rero Imana nabateguriye n'ubutumwa bwiza ngiye kubabwira butanu ushobora kuza nawe kubwira umukunzi wawe. Ndabizi neza yuko ari ibintu biraza kumushimisha. Dore impamvu ku ifunguro ryawe rya buri munsi udakwiye kujya uberaho sawasawa garlic. Sawasawa garlic ni tungurusumu nziza cyane yera iwacu mu Rwanda, ikaba ifite umwihariko wo kurinda indwara nyinshi zitandukanye. By'umwihariko iyi sawasawa garlic irinda amibe, igatera apeti, igatuma kandi ugira uruhu rwiza cyane. Sawasawa garlic kandi yongera uburyohe mu ifunguro ryawe rya buri munsi, ikagabanya ibyago kandi byo kurwara kanseri y'ibihaha, lung cancer n'ibindi byinshi. Sawasawa garlic urayisanga mu masupermarket hafi ya yose muri Kigali. Uramutse kandi wifuza kurangura cyangwa ku bindi bisobanuro duhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri 0788 31 5958 0788 31 Sawasawa garlic brought to you by Triple K Plus Family Limited. Ubutumwa bwa mbere ushobora kubwira umukunzi wawe kuri uno munsi w'abakundana, ushobora gutangira umubwira uti mukunzi mwiza, dore umwaka urashize turi inshuti, Imana n'umutima baraduhuje. Wambereye inseko indutira izindi zose, birashoboka yuko yaba ari kure yawe. Mubwira uti nubwo naba ndi kure yawe uko byamera kose, nsanganirwa n'impumuro yawe. Ntegereje yuko twakongera guhura ngo twishime nk'uko bisanzwe, ndagukunda. Ubundi butumwa kandi wamubwira, mubwira uti ntibisaba kubitekerezaho, kwemera ko utura mu mutima wanjye. Mpora nkwiyumvamo, iteka ndota ngukoraho, nkakuntu nsekera disi turi ku mazi. Fata umutima wanjye ndawuguhaye, kubera yuko ni wowe mpamvu yanjye yo kubaho. Ubundi butumwa kandi wamubwira, mubwira uti ku munsi wa Saint Valentin nta kindi nifuza uretse indoro yawe nziza no kukubona umwenyura, kuko binkora ahantu, bituma mbona yuko ndi umunyamahirwe kurenza abandi bagabo bose, bikaba imbaraga zo kukurinda. Mubwira uti ntumye turabona utubizo twishi ngo tubikubwire kuri uyu munsi wacu w'abakundana, ati ndagukunda cyane. Ubutumwa bwa 4, mubwira uti umunsi mukuru ndutira indi urageze. Umutima wanjye urimo utera ugusanga, mu by'ukuri ntacyo kubaho byaba bimaze mu gihe ntaba mbayeho ku bwawe. Mubwira uti ndifuza agatwenge kawe ka mu gitondo ngo kame kwirirwa neza. Utimura nibaza niba hariho ahantu heza ku isi yandutira ahantu uri. Mubwira uti mukunzi wanjye, nkunda ukuntu unyishimira, nkunda uko umbwiza ukuri, nkakunda kandi ukuntu nyisanzuraho ukirekura. Iyo turi kumwe ndanyurwa, mu by'ukuri nshimiye ijuru ryakumpaye. Mbere yuko twitangirira inkuru yacu, ubundi butumwa wabwira umukunzi wawe, ntuze kwibagirwa kumubwira uti ni wowe nkesha iminsi tumaranye yose imeze neza. Siniyumvisha uko nari imeze mbere yuko dukundana njye nawe. Mubwira uti warampinduye, watumye ubuzima bwanjye bugira icyerekezo. Ubu ngubu namenye igisobanuro cyo gukunda icyo ari cyo. Umubwira uti kandi ndumva nakugwamo amasaha agashira, niyo mpamvu nshaka kukubwira yuko ngukunda cyane. Yesu, ubwo ni bumwe mu butumwa rero waza kwifashisha ubwira umukunzi wawe. Ngira ngo ku bantu bafite abakunzi hano nibo turi kumwe, abadafite abakunzi mwebwe nimuze twiyumvira inkuru hano ya GAViN na NiCOLE igice cya 9. Ubwo umwana wacu Irish bamaze kumugonga rero imodoka yise yikomereza, nuko umwana aryama hasi, naho NiCOLE wakibona yese akubitwa n'inkuba, biramurenga maze arasakuza cyane. Ako kanya rero birumvikana ko bahise bajyana umwana kwa muganga igitaraganya, maze mu kugera batangira kumwitaho. Ari nako kandi NiCOLE yakomeje kwicara hanze, maze ako kanya GAViN aba arahageze. NiCOLE disi ugahita amuhobera arimo kurira cyane, aramubwira ati umwana wanjye baramugonze none ameze nabi cyane, kandi n'uwamugonze yahise yigendera. GAViN ati ngayihangane wirira, umwana wacu humura araza kumera neza. Ugahita amwicaza,
maze akamubwira ati sha wirira NiCOLE. NiCOLE ati ni gute natuza kuko Gavi umwana wanjye bashaka kumwica, ubundi wamugonze yagonga njye wakandekera umwana. GAViN ati none se dogiteri avuze ngo iki? NiCOLE ati ntacyo baracyarimo kumwitaho. Ubwo GAViN ati ntabwo byoroshye, Imana idufashe ariko ntugire ikibazo araza kumera neza, kandi njye nawe rwose turaza kugumana hano cyangwa se ngo ucyure utahe uzagaruke ejo. NiCOLE ati njye ntabwo nasiga umwana wanjye. GAViN ati none se inzara ntabwo ikwicira hano, basi reka nkuzanira akantu. Ubwo agiye kugenda NiCOLE ahita amufata aramubwira ati sha winsiga Gavi. GAViN ati hangane ndahita nzirega, ahita agenda. Ubwo NiCOLE yagumye yicaye aho ngaho ubona yihebye cyane nta cyizere afite. Muri ako kanya rero Sapuna ahita aza. Sapuna yahise aza yirukanka cyane yahagira, maze aramubwira ati umeze neza NiCOLE? Nyagasani NiCOLE yahise yikanga. Sapuna arakomeza aravuga ati mbonye ibibaye ku mwana wawe rwose, ahubwo se ameze ati? Nizere yuko agihumeka. NiCOLE yahise amubwira ati Sapuna ntuze kunyishima hejuru, nawe urabizi neza ku mutima wawe ko ubuje hano atari uko twitayeho, ahubwo nuko wishimira kumbona mbabaye, gusa ariko ndakumenyesha ko umwana wanjye ameze neza. Sapuna ati oh ni byiza cyane, impamvu narinje hano rero nuko narindi ku muhanda bamugonga, byose nabirebaga rero nagira ngo nanamenye niba rwose wabonye wamugonze. Ubwo NiCOLE ati ntawe nabonye, wese wamubonye ko wari uri ku muhanda? Sapuna ati ntago namubonye isura, gusa ariko imodoka yo nayibonye, kandi nubwo yahise icika ikirukanka cyane imodoka nayifashe video. Nyagasani NiCOLE ati mbabarira uyinyereke maze urebe ngo ndahita njya kuri polisi gutanga ikirego. Ubwo Sapuna ati oya ntago wamenya impamvu yabikoze, buriya afite icyo yari agamije kandi nta nubwo nayikwereka kubera yuko rwose birababaje, nanjye ubwanjye ntewe isoni rwose n'uwo muntu kuko aziranye natwe. Ubwo NiCOLE ati uwo muntu ninde koko? Uwo ari we wese rwose ku mwana wanjye sinamubabarira, we gusa mumbwire. Sapuna ati nanjye sindabyizera, gusa ariko ndakeka ari GAViN. Nyagasani NiCOLE yahise yikangamo maze ati GAViN? Kuki se GAViN yabikora? Urakeka GAViN yakora ikintu nk'icyo ngicyo kibabaza umwana wanjye? Aramukunda ntabwo yamugonga di, noneho ku bushake, ahubwo niba waruzanye ibihuha rwose nk'ibyo ngibyo genda biragupfanye. Sapuna ati yego rwose wamfashe nk'umugome, ariko se urakeka ari njye wishimiye kuba namubeshyera kandi tuzabana ejo bundi? Ubwo yahise afata telefone maze amwereka video yafashe, imodoka yagonze arishi, maze umukobwa asanga koko ni ya GAViN. Aramubwira ati ngo mbwira ino modoka se urabona ari iyande, si yagonze umwana wawe? Ubwo NiCOLE yahise yibuka ko imodoka yagonze umwana we ari iyo ngiyo kandi akaba ari niya GAViN. Aramubwira ati oya ntago ari byo rwose, nizere yuko ndimo ndarota kubera yuko GAViN ntago yabikora. Sapuna ati ahubwo se ukuntu ngiye byanteye umujinya, ahubwo reka nze muhamagare ansobanurire ukuntu yakora ibintu rwose nka biriya ku bushake. Nyagasani GAViN ubwo yahise aza maze abona Sapuna, aramubwira ati Sapuna urakora iki hano? NiCOLE ati GAViN ninde wari wahaye imodoka yawe mu kanya kashize? GAViN ati imodoka yanjye ntawe nayihaye. NiCOLE ati koko? GAViN ati Harris yaje kuyinira, gusa ariko ntabwo yigeze ayijyana, yabiretse ambwira yuko azayitwara ejo. None se nubonye ko ariyo njemo? NiCOLE ati yego nyine uyijemo nyuma yo kumara kungongera umwana ku bushake. Nyagasani GAViN ati NiCOLE uravuga ibiki? NiCOLE ati ndakubeshyera se? Ntabwo ari wowe ngongeye umwana ugahita wikomereza. GAViN ati ibyo se nabikora nshaka iki? Ubwo Sapuna nyirabayazana ati GAViN aho bigeze ngiye rwose nkeneye kumenya ngo urinde ubundi wowe urinde, ni gute umuntu nkawe tuzi yuko ukuze bihagije wagonga umwana nk'uriya ku bushake? Umwana w'umuziranenge koko wibyariye ugatinyuka ukamugonga, wari ushatse kutwereka se kute wipfunwe no kuba warabyaranye na NiCOLE? Niyo mpamvu wifuje kumwicira umwana? Ubwo GAViN atari ko sinumva rwose ibintu murimo murambwira, umwana ahuriye he nanjye n'imodoka yanjye? NiCOLE ati wangongeye umwana washakaga kumwica se? GAViN ati ibyo se nabikora kubera iki? Ubwo NiCOLE ahise yaka Sapuna telefone amwereka ya video, maze aramubwira ati iyi modoka se ni iyande, si yawe? Hanyuma ko nta muntu wayihaye yitwaye irazi ngongera umwana, wirirwa uza kunyigiraho umuntu mwiza nawe ushaka kunyicira umwana?
wari uzi ko rero ntari buze kubimenya. Waribeshye di, niba hari n'izindi gahunda rwose mbi wari umfiteho uzisubike kubera yuko ntacyo uzadutwara di, nta soni. Iyi minsi yose wanyigiragaho mwiza, wigira umuntu mwiza umbeshya. Njyewe n'umwana wanjye tukagira ngo uri umuntu mwiza uradukunda, kandi ari ibingibi wari ugamije. Ubu se basi urishimye? Ubwo disi yatangiye kurira ati ko umwana wanjye ameze nabi urumva wishimye byibuza? GAViN, njyewe n'umwana wanjye twahuye na byinshi, rero rwose ntutekereze yuko hari icyo wanadutwara. Ubwo GAViN yarumiwe abura icyo avuga neza maze ati NiCOLE, ikibaye cyose wumve yuko nta ruhare njye nyigizemo. NiCOLE ati ahari imodoka yawe iritwara. GAViN ati Sapuna. GAViN ahita yindukira Sapuna akamubwira ati Sapuna, ndabizi neza ko bino bintu biri inyuma. Sapuna ati umva GAViN, umbabarire di, ntunzane muri ibi ngibi kuko njyewe sinari nzi yuko ngiye kubana n'umwicanyi nkawe, nta soni. Wowe ugashaka kwica umwana w'abandi, ntabwo nigeze kumukubita ukanuka. Ngaho reba wowe ukuntu uri umugome karundora wari ugiye kumwica. Ubwo se washakaga kugera kuki? Keretse uwagufungisha nibwo hari washyira ubwenge ku gihe. Ubwo GAViN ati NiCOLE. Ubwo ataravuga NiCOLE yahise amuca mu ijambo ati mbabarira unkure muri ako kanwa kawe se nyine GAViN. Bibaye byiza kandi wava n'ahangaha kubera yuko nukomeza kuvuga amagambo menshi ndatuma wishyura ibyo wakoreye umwana wanjye. GAViN ati ariko rero nawe urabizi ko ibyo bintu ngiye ntabikora rwose. Ese naba nshaka iki? NiCOLE ndagukunda, we na Arish urabizi yuko mbakunda cyane. Ubwo NiCOLE ati koko se? GAViN yahise amwegera aramubwira ati cyane, nta na kimwe cyatuma nkora ibintu nka biriya rwose kandi nawe uranzi neza. NiCOLE yahise amubwira ati ariko GAViN, uzi ko hari nakwibeshyeho? Gusa ariko njye wankorera icyo ushaka cyose, ariko umwana wanjye ntakorwaho. Niba washakaga ko mubura ntabyo rwose ubonye. Gusa ariko ntabwo nkeneye abantu banyiyoberanyaho. Na Sapuna kuba nyeretse ibingibi si uko kandi afitiye impuhwe ndabizi neza. Gusa ariko nagusubirane rwose izuba riva. Ubwo nyine Imana yashatse yuko umenya wowe wanyawe. Umukobwa ahita yigendera. Ubwo GAViN yahise acika intege maze Sapuna ati GAViN, iyo hari ikintu wifuza ntago ubicisha mu nzira rwose nka ziriya. GAViN ati ariko njye ntago nakora ibintu nka biriya rwose, ahubwo ntabwo ndi kumva ukuntu imodoka yanjye yageze mu muhanda kandi yari iparitse iwanjye kandi akaba ari nayo imodoka najemo. Sapuna ati nyine nicyo kigaragaza neza ko ari weho wabikoze. Yego sindi umuntu mwiza pe, ariko singushyigikiye nanone. Ikindi kandi njye ntago nabanyibanye nawe, ubukwe bwacu buhagarare. Bigasana umukobwa nawe ahita agenda. GAViN ubwo yicaye hasi maze ati ariko se Mana koko nzajya ntekereza ko ibibazo birangiye maze mbone haje ibindi koko? Mana kuzi neza uburyo nkunda NiCOLE, ariko nkaba ngira ngo ndamubonye nkongera nkamubura. Mana ndabizi yuko rwose najya nkusenga nk'uko bikwiye, ariko ndakwinginze niyo ubizi neza yuko nta kibi nakoze, ndakwinginze mfasha ubyumvishe rwose NiCOLE areke kunyanga. Ubwo GAViN yaratashye yababaye cyane atavuga, maze mu gitondo cyaho Sapuna abyukira kwa GAViN yicaranye na Sangwa ari muri salo. Ubwo Sangwa ati koko se Sapuna urakomeje ubukwe wawe uhagaritse? Sapuna atari kuzi kukina, urumva nabitinyuka. Gusa ariko nyine kugira ngo ngaragare nk'umuntu wababajwe n'ibyabaye ngomba kubigenza gutya. Sangwa atari ko rero Sapuna, njye ntabwo ndi kumva rwose impamvu washatse kugaragaza yuko GAViN ariwe wabikoze. Uzi ko NiCOLE amutanze kuri polisi ko yagonze umwana agahita agenda bamuhana? Sapuna ati humura rero ibyo ngibyo NiCOLE ntabwo yabikora kubera yuko aramukunda. Icyo umukobwa yakoze nuko yamurakariye akishyiramo ko yashatse kumwicira umwana, naho ubundi ubukwe rwose bwo burakomeje da. Sangwa ati umugabo aravuna koko, uzi ko aribwo nabibona yuko abagabo babuze. Mama GAViN ayitaza maze ati Sapuna wihangane nagutindiye. Yahise amusuza aramubwira ati amakuru se? Sapuna ati amakuru ni meza. Mama GAViN ati ngaho rero mbwira impamvu ushaka guhagarika ubukwe kandi byari bigeze kuri. Ariko numvise ngo nukubera yuko GAViN yagonze umwana we ku bushake. Sapuna atari kibaze nyine nawe kugonga umwana wibyariye ku bushake ukanongeraho guhita ugenda ubizi neza yuko rwose na nyina nta kazi agira, byibura ngo aramuvuza. Ubwo se niba yakoze ibyo bintu ku mwana yibyariye akamubyarana n'umukobwa avuga yuko ngo akunda NiCOLE, ubwo ngiye tubyaranye byagenda gute? Mama GAViN ati uko biri kose ariko sinyeka yuko GAViN ariwe muntu wabikoze rwose kubera yuko twese turamuzi. Niyo kandi yaba yabikoze
yaba afite impamvu wenda yanga yuko uriya mukobwa azamutesha umutwe akaba yababuza kubana neza yitwaje umwana. Rero yaba yabikoze yaba atabikoze ntabwo bikwiye ko wahagarika ubukwe. Samu ati njye rero rwose nahise nigirira ubwoba kubona umuntu agonga umwana rwose yibyariye. GAViN ubwo baraje ubona yuko ari kwihuta cyane. Ubwo agiye kugenda atavuze, mama we ahita amubwira ati ese urabona Samu yazindukiye hano ngo yifotoze ku buryo ugenda utavuze? GAViN ubwo ahita agaruka gatoya maze akamubaza ati none se afite ikihe kibazo ngo ngikemure? Mama GAViN ati ibintu waraye ukoze se ntabwo ubizi? Uriya mwana wamubazaga iki? Niyo kandi waba utamwiyumvamo wahitamo kumugonga kandi waramwibyariye? Utekereza se ko nyina atamukeneye? Ubu niko twese tuzi yuko hari umuntu muzima bireba bikoze kubera iki? GAViN ati mama niba wizeye yuko nabikoze nta kibazo komeza ubyizere uko nguko ubwo nyine nabikoze. Samu ati iby'ubukwe bwacu rero bihagarare. GAViN ati nta kibazo ahita yigendera. Samu ati do nta nubwo yitaye ku kuba ubukwe bwacu bwahagarara bivuze ngo biriya nyine yabikoze nta nubwo abyicuza. Sha abasore ni benshi rega mu Rwanda nzabona undi ariko umuntu umeze nk'uriya rwose wapi? Mama GAViN ati oya Samu wivuga gutyo wikisubiraho kubera yuko erega wabona GAViN atabikoze ntawamenya. Rero wirakara ngo ufate umwanzuro nk'uwo nguwo kandi nawe rwose urabizi neza nta wundi mukobwa rwose nkeneye mu buzima bw'umuhungu wanjye utari we Samu. Rero rwose icururuka. Samu ati se nagira ne nyine n'ubundi kariwe mama wanjye yashimye reka nigire mu kazi. Ubwo bidatinze GAViN yafashe ya modoka ye maze yerekeza kwa Harris. Arakomanga maze Harris araza. Harris yaraje arakingura maze ati umusa ni wowe se? Injira ariko ntukajye wirirwa gukomanga mwana. GAViN ati ntabwo ninjira Harry, nkeneye kumenya nijoro watwaye imodoka yanjye cyangwa ntabwo wayitwaye. Harris ati ntubizi ko se nageze mu nzira nkahita nsubika gahunda nari ngiye kujyamo nkahita nyigarura. GAViN ati nyine aho wari ugiye se nta muntu wagonze? Harris ati urumva nari kuba nagonze umuntu mani nkaba nuje gutya? Simbe ntanabikubwiye. Ahubwo se byagenze bite ko numva wagira ngo ufite ibibazo byinshi? GAViN disi ubwo ese yizera uyu nguyu Harris yita inshuti ye kumba akaba ari nawe muntu wa mbere mubi cyane. Yizeye ibyo yamubwiye maze ahita yicara disi ubona ko acitse intege aramubwira ati man ndumva ntaye umutwe. Imodoka yanjye ngo yagonze umwana wa NiCOLE kandi nanjye nayibonye rwose niyo yamugonze n'ibimenyetso rwose biragaragara. Ariko ndibaza byagenze gute ko nayo nakoresheje nawe kandi akamubwira yuko utamugonze? Ubwo Harris ati none se ninde uri kubigushinja? GAViN ati nyine yaba NiCOLE cyangwa Samu bose barimo barabinshinja. Noneho Samu nawe byamurakaje cyane kuri rwa rwego yazindukiye no mu rugo. Harris ati none se kuki byamurakaje? Ati ahubwo ako kantu kitondere mwana. GAViN ati kubera iki se? Nyine yarakajwe nuko azi yuko nkari ngiye wagonze Arishi ngo kandi nabikoze mbishaka. Wumve ngo agiye no guhagarika ubukwe? Harris ati ukwiye gutinda kuri Samu mwana kubera yuko nta mpamvu nimwe afite yo kurakara. Twese turabizi yuko adakunda NiCOLE. None se ko yaba adakunda NiCOLE urumva yaba yamenye yuko umwana we ari mu bibazo akababara? Cyangwa ahubwo yakwishima akishima avuga yuko umwana wahuzaga NiCOLE na GAViN agiye kuva mu nzira? We nta kintu uri kumvamo? GAViN ati sha nukuri ndumva ntazi isi ndimo pe. Harris ati nyine njyewe ndumva Samu biri inyuma ahubwo nkibaza ngo imodoka yawe Samu yigezemo gute kugira ngo agonge uwo mwana? GAViN ati nyine icyo nicyo kibazo, uwamugonze wese yafashe imodoka yanjye gute? Harris ati buriya rero hari no kuntu umuntu agucunga agakorera rwose ibintu mu ibanga rikomeye cyane. Wabona hari umuntu wagucunze akakwiba ku ntake akagenda agakora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo ubundi akagarura imodoka yawe mu ibanga rikomeye. GAViN ati none se ubwo byabaye ryarira? Yaratekereje maze ati imodoka yanjye yiriwe iwanjye ngenda ku muhanda kandi namazeyo nk'isaha ndi kuvugana n'umuntu gusa ariko nasize nafunze kuko nari nzi yuko naratinda. Ubwo se byaba byabaye muri uwo mwanya ra? Harris ati nyine se nicyo utari kumva? Ubwo uwo muntu yari yagucunze maze abonye usohotse yinjira mu nzu afata ibyo afata atwara imodoka aragenda agonga uriya mwana arangije ahita yigarura. GAViN ati nyine birumvikana ko undi nawe
yahise agenda agafotora akereka NiCOLE video ngo GAViN niwe wakugongeye umwana. Ibibazo biragwira koko, n'ibi ngibi koko biteye bituruka hehe? Ubwo Harisi mu mutima atangira kwivugisha ati ubundi se wajyagahe udafunze inzu? Ngize Imana ahubwo uvuga yuko wanagiye ku muhanda, naho ubundi wari kumvumbura. Nyagasani disi Harisi, we na Sapuna nibo babiri inyuma. Ubwo Harisi yahise amubwira ati ibibazo se wamenya bituruka hehe? Ko Satani ari umugome, ahengera nyine umuntu yishimye agahita amurundaho ibibazo utamenya aho bivuye. Ubwo GAViN ati ubuse kuko ndakora iki hari? Sapuna we nishimiye yuko agiye guhagarika ubukwe nta kibazo, kuko n'ubundi bwari kuzapfa ku munota wa nyuma. Ariko se kuri NiCOLE ntashobora no kunyumva ubu ngubu rwose sinajya n'imbere ye. Haringira inama pe, Nyagasani Imana agisha Satani inama. Ubwo Harisi ati nyine inama nakugira ndimo ndibaza ari iyihe rwose nkumva simbizi kubera yuko babateranyije. Ubwo nyine tuza niba NiCOLE agukunda azakubabarira utavuze, ariko niba atagukunda sha uzategereza uhebe urinde ubana na Sapuna ugitegereje. GAViN disi ati oya pe, sinzisange mbana n'uriya mukobwa, ahubwo reka njye mu kazi, ubwo nta kibazo turi kumwe. Ahita agenda. Akimara kugenda Harisi asigara arimo guseka ati sha ndabona usekeje kabisa. Ubwo muri ako kanya Shema ahita asohoka maze ati Hari, ni GAViN numvise uvuye hano? Harisi ati yego niwe. Sha nyine Shema inshuti yanjye nyine yataye umutwe tu, imodoka ye yagonze umwana wa NiCOLE atazi uwari uyitwaye none babimushyizeho. Shema ati bishoboka bite se? Harisi ati nanjye nyine mbaze nkubaze, ngo yagiye ku muhanda asiga adafunze inzu ye, maze haza umuntu atwara imodoka ye ngo ubwo aragenda agonga umwana, none nyine NiCOLE yarakaye bikomeye. Shema ati ibyo ntabwo ndimo ndabyumva neza, wowe se nijoro ujya kureba Sapuna mwavuganye ibiki? Harisi ati none se ko ari business zacu urabishakira iki? Shema ati sha nakubeshye, mbona usa nk'abagambanyi we rwose, namaze kubona yuko utari umuntu mwiza bro, uriyoberanya n'umuntu rwose wamwica. Uzi ko wamwica ugafasha abari gukora iperereza, nta kuntu waba utazi uwabikoze bro. Harisi ati ubona mbese nyine ndi Yuda? Shema ati Yuda gusa se? Wowe uri Yuda uvanze na Petero. Ahubwo niba hari icyo uzi kuri ibyo bintu birimo biraba, gerageza ufashe GAViN areke rwose gushwana na NiCOLE. Ubwo Harisi ahita amwihinduka ati ariko se man, imyumvire nk'iyo ngiyo uyikura hehe? Abantu baratandukanye, ubona amahirwe yo kwisubiza umukobwa, ariko urimo uravuga ubucucu nk'ubwo ngubwo, kandi wabona uhora usaba Imana ngo igusubize NiCOLE, ariko ukaba uri kwitesha amahirwe nk'aya ngaya. Uzi ko umeze nka wa muntu uba ukeneye amafaranga, yaba ari mu nzira yayatora akayarangisha. Ese waba uzi yuko iyo ubuze ubwenge Imana ikureka? Imana ifasha uyifashije di. Ubwo Shema ati Hari, mbabarira rwose izo nama zawe zigumane, Imana izamanira ibindi, ariko hatarimo kwishimira yuko umuntu ababaye. GAViN urumva yuko ari mu bibazo, maze ibyo ngibyo ngo mbyifashije kubera NiCOLE. Buriya rero bro, ushobora kuba mbona narakaye nijuju tukagira ngo ndi umuntu mubi rero. Yego kera nahoze ndi umuntu mubi, gusa ariko ubu ngubu namaze kumenya yuko burya kurakara no kugira ubugome bitatuma ibyo abandi wifuza bibi byawe. Ndabyumva rwose, yego ukeneye ko nsubirana na NiCOLE, gusa kuko abizi yuko mukeneye anshaka yaza, ariko ntiriwe neza intambara. Buriya rero ibintu Sapuna yirirwa yivugisha ngo azatuza ari uko abonye GAViN, nabitekerejeho nsanga ni ubwenge buke. Iyo umuntu atagushaka ntaba agushaka, icyawe kandi ntaho kijya, kandi uko umuntu yakirakaza kose ntiyahindura igeno rye cyangwa se irya mugenzi we. Ubwo Harisi ati ese man, ninde wakuroze? Ahita aseka ati ndumvire gubaye pasiteri wawe ufite icyigisho gikomeye, reka nigendera ahari ndamenya byagucanze, gusa ariko nudafatirana aya mahirwe ugatuma NiCOLE agucika, sha uzapfa nabi wa muhungu we. Uko amasaha yaciyeho, maze ku mugoroba GAViN aza kwa muganga, araza aparika imodoka ye. Ubwo kandi NiCOLE we yari yicaye hanze ari kumwe na mama we. Mama NiCOLE ati ese kuki utatubwiye ko ukundana n'uriya musore? NiCOLE ati nyine mama, nari kuzayibabwira none byarangiye, ariko ntabwo numva impamvu rwose GAViN yakora ibintu nka biriya. Arabizi umwana wanjye aramukunda, ikindi kandi amufata nka papa we, ariko agatinyuka ko kakamugonga. Mama NiCOLE ati niyo wagira gute, ntabwo wanyumvishe yuko ari GAViN wabikoze.
uriya musore byonyine ukimubona umubonamo ibyiza gusa, ku buryo na papa wawe yavuze ngo ntituzirirwe tumwaka ya mafaranga, ahubwo ngo tuzagume intanga mu Rwanda. Rero ndakeka urimo kwibeshya kandi rwose wazabyicuza pe. NiCOLE ati rega mama sinzi icyo gukora. Noneho umuganga nawe yanteye ubwoba, yambwiye ko ntakiri guhinduka ngo ahubwo biri kuba bibi kurushaho. Nyagasani, mama NiCOLE ati ariko rero ntuhangayike rwose mwana wanjye, humura rwose azamera neza, ahubwo reka nze ngere mu rugo, ubwo nyine nawe nuza kubishaka uze gutaha. Mama ahita agenda. NiCOLE ubwo yagumye yicaye aho ngaho ariko ubona yuko ari kure, maze ubwo muri ako kanya GAViN ahita aza amwicara iruhande. NiCOLE yaramurebye maze aramubaza turakora iki hano? GAViN ati sura cyeka nagenda kuko nkatuza bikankundira nzi yuko uri hano koko wanandakariye. NiCOLE ati ariko ntabwo nakurakariye, ahari ibyo wakoze wabonaga ari byo bikwiye umwana wanjye. GAViN ati ariko urabizi ntabwo nabikora, nagiye ku mwana nsiga nafunze, umuntu araza afata imodoka yanjye arayitwara, byanga bikunda niba wagonze umwana wawe kandi nyizera NiCOLE, njye sinakora ibintu nk'ibyo ngibyo. NiCOLE ati none se uwo ninde twaba dupfa iki? Cyangwa wowe mwaba mupfa iki ku buryo aza agatwara imodoka yawe udahari akaza akayigongesha umwana wanjye? Hari umuntu se mwamufitanye ibibazo muri ino minsi? GAViN ati nawe pe. NiCOLE ati none se uraza kumbeshyera iki? GAViN ati okay basi nyizera. NiCOLE ati oya GAViN, n'umwana wanjye aramutse amenye yuko uwo afata nka se ari we muntu wamugonze, akamenya kandi yuko nabyirengagije, yaza bifata gute koko mbwije ukuri? Niba atari we wabikoze uzabinyereke, ariko ntabwo wabimbwira rwose ngo mbyumve. GAViN ati basi sura cyankunda. NiCOLE ati GAViN mbabarira pe, washatse kwica umwana wanjye ariko urimo kumbaza ubusa nk'ubwo ngubwo, ubwo se urumva umutima wo gukomeza gukunda umuntu nkawe koko nawukurahe? GAViN ati ese koko wamfashe nk'umuntu mubi? Kunzi neza koko ukabuzi yuko ngukunda ngakunda n'umwana wawe, niki koko cyatuma nkora ibintu nka biriya? NiCOLE ati mbabara rwose ntutume mvuga amagambo menshi, n'ubundi sinzi ibyo utekereza, wabona wari warabipanze, akaba ari nayo mpamvu nyamukuru ubukwe bwawe na Sapuna bukomeje utigeze ubuhagarika. GAViN ati se basi nkora iki kugira ngo unyizere? NiCOLE ati gendere. GAViN ati koko se ntabwo unyeneye? NiCOLE ati ntabwo ngukeneye rwose. Ubwo GAViN yaragiye ababaye, NiCOLE nawe asigara aho ngaho ubona yuko ababaye cyane yabuze icyo akora. Ubwo GAViN yavuye aho ngaho ahita yerekeza mu kabari, aragenda aranywa arongera aranywa koko, ubundi atatwaye imodoka nk'umusazi. Cyakoze agira Imana agira iwabo amahoro. Ubwo iwabo kandi buri wese yarahugiye mu bye, ariko Sapuna ari aho ngaho ari kumwe na Sangwa bicaranye aho ngaho, Gwiza we yari ari hirya yicaye wenyine. Ubwo Sapuna ati Sangwa sharika nawe menya hari musaza watari buze vuba, ubanza hari NiCOLE yamuziritse. Gwiza ahita ababwira ati nyine nicyo akurusha. Sapuna ahita amubwira ati ariko se Gwiza wajya agahenge koko muko? Gwiza ati Sapuna nawe uzabanza uke ako gahenge uri kuvuga, ureke guhora wirukanka inyuma ya musaza wanjye kandi atagushaka. Sapuna ahita avuga ati aha reka nitahire. Arahaguruka akigera ku muryango, GAViN ahita aza arimo kugwirirana maze akabona Sapuna akamubwira ati va mu nzira muko. Sapuna ati GAViN byagenze gute? Ubwo agiye kumufata, Gwiza ahita aza aba ari bumwifatira maze aramubwira ati nta burenganzira umufiteho di, rata GAViN tugende wiryamira uruhuke. Yaramujyanye amwinjiza mu cyumba cye maze amushyira ku buriri, aramubwira ati GAViN kuki wanyweye gutya cyane koko? GAViN ati njye narambiwe ibibazo mwana Gwiza, NiCOLE nanshaka nanjye rero nagombaga kwinywera, ndeka rero niryamire ninshaka mite ngendera ko nipfire. Gwiza yahise amworosa disi maze ahita yisohokera. Sangwa ati narumiwe. Sapuna ati ntabwo wakumirwa nkanjye Sangwa, ahubwo reka nitahire. Sangwa ati ese ubundi mwana kubona musaza wanjye yasinze wakoresheje no mahirwe? Sapuna tushatse kuvuga iki? Sangwa ati wowe se mubyaranye byakwanga? Nyagasani Sapuna atari kuzi ko wasaze, njye Sapuna nkabyara? Sangwa ati buriya ari ikintu utazi,
iyo ushaka gufatisha umusore nka GAViN ukoresha umwana kuko ntashobora kumwihakana. Sapu ati upfa nyine kuza kumvugira mu gitondo iwanyu nibamfata. Nyagasani sangwa ati ngo iki wabura icyo uvuga se kandi yasinze. Ubwo Sapu ahita aseka ati sha umva nyine nkubwire, umbwirire mama yuko ndaye hano nzamuha amakuru neza ejo. Ubwo Sapu yaragiye ahita yinjira mu cyumba cya GAViN ahita afunga, ubundi sangwa nawe aragenda arijijisha nkaho nta cyabaye. Ubwo kandi Gwiza disi ntiyigeze amenya yuko binjiriye musaza we mu cyumba. Ubwo bwarakeye maze tugaruka kwa muganga, haza imodoka irimo Shema. Ubwo kandi niko yagendaga abaririza umukobwa bita NiCOLE, bamugeze ku cyumba yari arimo yicaye iruhande rw'umwana we. NiCOLE amubonye aratungurwa maze ati Shema ko uri hano? Shema ati nyine namenye yuko urwaje umwana. Ahita yicara maze ati umeze utese? NiCOLE ati meze neza. Shema ati nta kundi nyine wambwira, gusa ndabizi yuko utameze neza kubera yuko nzi buri kimwe cyose. Gusa ariko reka nkubwire, niba umuntu yarakweretse yuko agukunda nta kintu atagukorera, ntago rwose ikosa rimwe ryatuma umurakarira ukanga kuba wamwizera. NiCOLE tushatse kuvuga iki se? Shema ati ndabizi neza yuko GAViN agukunda, nta n'ikintu kibi rwose yagukorera, ikindi kandi nta n'ikibi yakorera umwana wawe. Rero ibi ngibi birimo sinzi rwose ari ibiki. Yego ndakuba rwose urababaye, utekereza yuko byakozwe na GAViN, gusa ariko ngenda ndabizi 100% yuko atari we wabikoze, ahubwo ari undi muntu wundi waba wabikoze akitira GAViN. NiCOLE ati ese yagutumye ngo uze umuvugire? Igendere rwose ntago nabyumva. Shema ati niko GAViN ntago yigeze anuma kubera yuko n'ubundi ntago njya mvugana nawe, ahubwo nibajije ngo uri mu biki. Niba umukunda kuki utamwizera? Ese kuko ukunda GAViN? NiCOLE ati yego ndamukunda. Shema ati reka nkubwire rero, hari isura muzi? NiCOLE ati yego. Shema ati Harisi ni inshuti ya GAViN akaba n'inshuti yanjye, gusa ariko ubwe yarivugiye ngo ntashimishwa n'uko we rwose ukundana na GAViN. Ejo nijoro yagiye guhura na Sapuna, ndetse kandi yanatiye imodoka GAViN maze umwana wawe baramugonga. Ese ko uri umuntu mukuru nta kintu wumvamo? Ni gute byahuriranye yuko umwana bamugonze nyuma yuko GAViN amaze gutiza imodoka Harisi? NiCOLE tutambwira ko Harisi ari we ubiri inyuma. Shema ati simbizi, gusa ariko niko mbikeka kubera yuko n'amagambo ye mba nyumvirega. Ndabizi neza yuko GAViN rwose atakora ibintu nka biriya. Niba byakunda kano kanya musange wabo rwose mwongere mwiyunge. NiCOLE ati none ibi ngibi urimo urabikorera ndi? Shema ati ndimo ndabikorera we rwose NiCOLE. Ndabizi rega ntago wakwishimira gutandukana nawe, rero rwose niyo mpamvu nari nje kubikubwira. Ahubwo vuyo tugende mugezeyo. NiCOLE disi ubwo yaremeye maze bagiye mu modoka Shema aramutwara berekeza kwa GAViN. Bagezeyo aguma hanze mu modoka, naho NiCOLE arinjira. Ubwo ni nako kandi abo mu rugo kwa GAViN bose bari bicaye muri salo barimo gufata ka breakfast, nuko NiCOLE abarakomanze. Mama GAViN atose kandi nindi Gwiza agendere buri gukomanga rindi, nako we huru wa soda sangwa agendera turi buri gukomanga. Ubwo sangwa yaragiye maze arungurutse abona NiCOLE ahita agaruka aravuga ati nta muntu uhari. Nyagasani Mama GAViN ati ngaho da nari ndose se? Papa GAViN atariko nanjye ndamwumvise arahari. Gwiza ati uyu mukobwa ntago mumuzi, wabona bikoze ku bushake. Ubwo disi we yahise agenda maze arebye abona ni NiCOLE ahita avuga ati ntabivuga. Arakingura ati NiCOLE injira ni karibu. Ubwo NiCOLE atarinjira Mama GAViN ati izina uvuze niryo numvise cyangwa? Niba numvise neza uwo muntu rwose nankandagirire mu nzu. Papa GAViN yahise amureba maze aramubwira ati NiCOLE atinjira. NiCOLE disi ubwo arinjira ari kubona yuko afite ubwoba, maze Papa GAViN ati ntugatinye ariko kwinjira hano ni nk'iwanyu, ahubwo vayo nawe wicare hano di. Ubwo NiCOLE ati murakoze ntago nicara, nashakaga GAViN. Mama GAViN ati nuko ye ureruye se tubimenye? Kuva ryari uza hano se kureba umuhungu wanjye? Umuhungu wanjye muzwa n'umwana kandi nawe wazanye, rero mite nkubura hano. Gwiza atariko se mama. Mama GAViN ati nawe funga uwo munwa wawe senye dore yuko wigize umuvugizi w'uyu mukobwa.
niba mvuze ngo nagende agomba kugenda, kandi nyibivuga mpite mubura nyine agende. NiCOLE ubwo ahita ahaguruka akagenda ariko atarasohoka neza ngo agende. Yibutse ukuntu Shema yaramuherekeje ndetse kandi yibuka n'ukuntu GAViN yamwingingaga cya gihe, nuko ahita agaruka arababwira ati njye ntago nagenda ntabonye GAViN nyagasani. Mama GAViN atereka nze ngusohore sha. Ubwo yarahagurutse, papa GAViN nawe ahita amwicaza aramubwira ati ubundi bitebye wa mugore we, ko muntu ushaka kuzigira umugabo mu rugo, icyo navuze nta n'umwe muri mwe ugomba kukivuguruza. Ibintu byo kwigira ingagari hano rero zagezeyo, zazindi zitesha agaciro abantu ndabirambiwe. Hatazagira n'uwongera kuvuga NiCOLE nabi di. NiCOLE, GAViN ataracyaryamye ariko nta kibazo, genda umusange mu cyumba cye, hagira umuntu uguhagarika maze mpite mwereka icyo mukorera. Nyagasani muribuka neza ibintu biri kubera mu cyumba se? Ubwo Kuri This yaragiye no ku cyumba cya GAViN, maze mu gufungura urugi agikubita amaso ibiri kuburira ahita asakuza cyane, induru ziravuga. Nyagasani wowe uratekereza NiCOLE yarabonye iki ku buriri bwa GAViN agahita asakuza? Icyo nzi cyo nuko Samu yari yararanye na GAViN yamufatiranye n'inzoga, akaba ari nayo mpamvu mbabwira ni burya inzoga si iz'abato. Reka dusubire mu gice cya 10 tumenye ibyakurikiyeho, ariko kandi wibuke yuko turi muri ya gahunda yo kugenda tubanje gutanga igitekerezo muri comment bitewe nuko tumaze kumva inkuru. Njye nitwa Alpha Sam, murabizi yuko mbakunda cyane, kandi uyu munsi akaba ari umunsi w'abakundana. Ubwo rero niba ukunda iyi nkuru cyangwa se ukaba unkunda muri rusange, andika igitekerezo cyawe muri comment ubimbwire, maze nanjye njye kubategurira igice gikurikira. Uramutse kandi uri mushya hano, wigenda udakanze subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo utazacikwa n'igice gikurikira, ndetse kandi n'izindi nkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam, and make sure to subscribe. I love you all guys.